Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze, unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC, icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Shaka mbwira Mike, nyine upawude niba ari ubwa mbere nari mbaye inshuti cyane nk'umuntu nkawe, niba umuntu ukayaringa nabonye ku isi, ukuntu nsohokana tukajyana muri siporo. Nyine mu bijyanye n'iki njye nakayambona Sha ngenda zibona kandi kumva njye nicara ndi njyenyine nkakumbura igihe tuba turi sure nyemereye biriya bintu byose tukaba tubisubiramo igihe tubishakiye ukajya umpamagara, ariko n'ubundi waba buri kimwe cyose nakigukorera everything. Gusa nyine hano hari nyine shikingi. kubera icyo shikingi nigeze nkosiriza like Oya, yes. nako twaho nabi. Okay, it's not that way. Ariko mu buzima bw'uburyo nyine none usanye nyine arakantu gakunda kunzamo nkategereza ko utari uwanjye, numva birambangana. And what's wrong? Nyine ntabwo uri uwanjye kurota. How could you say that? Ko ntabwo nigeze nkubwira nabi. Just ufite nabo wahisemo nikomba mbere nyine ufite gusa Oya nta muntu yese mutari wowe Mike. nyine ngwizo ndagukunda ndikubwiye nari nkomeje no gukwegera mu rukundo rero rutuma mbikorera byose ntabwo mbyishishe, ariko rimwe na rimwe njye numva ikintu ibintu byose ukora ku project wawe ubundi bikorera iki nyine urukundo rurihangana ariko akomeza gusa nyine Mike ndagukunda. Ndagukunda. Serious? I love you so very much. Urwego ntabwo nyishoboye gupretendinga nk'umuntu utagukunda kandi umukunda. Ndimi eshatu byose. I love Love you. you. Je t'aime. Te amo. Nakupenda sana. Nanjye ntabwo nzi ko byaje. Ntabwo nzi ko nagusanira byajemo gusa nyine. Sikusubize kwishe. Gusa nyine urumva natwarwaga ubucuti bwanjye nawe nkumva ndikwenjenga ibintu nkorera. Nari nabiketse. Ko uzankunda? Ko nzagukunda? Sure. Nzamuzi ubwenge. Ndagukunda cyane. Rero do well. Forever and ever. Sure. Ntabwo uzamemukira tuzakundana mpaka dushaje. Thank you. Nzakubera inyangamugayo. Mike rero
hari ikintu ngira ngo nkubaze. Uracyonka ibere? Pastor, sana wanyonga ndano kunguko n'ubwana. Okay. Uko rero uzi wacitse ku ibere, ukaba utacyonka nyine umbwiye ko utacyonka ibere kandi ntiwanabikora. Oya, umuntu ngana ntabwo nabanyonga. Uko niko nkwiyamye uhereye none ku mukobwa wanjye. Claudia umukobwa wanjye umukwiyamyeho we Mike umucikeho nk'uko uzi wacitse ku ibere rya nyoko. Kubera ko ibyawe narabimenye. Namenye ko uri umupagani, uri umusinzi, uri umunywi bitabi, uri umuntu mubi, singukeneye mu rugo rwanjye. Oya, ndabifite ndabizi neza. Barambeshira bo babikubwiye yarakubesha. Noneho nikimenye reka nkubwire. Ninongera no kumva byonyine gusona mutekeza cyangwa se no kubabonana cyangwa se ngewe na Bibiliya nayirambika hasi. Ariko ibyo nabikoraga kera ubu ntabwo oya kuba ndi pastor ntibivuze ko mushobora kunyigirizaho nkano ko mubonye. Wivuga byinshi ngiye nguhamagaye hano kugira ngo nkwiyame n'undi munsi. Nkwiyamye ku mwana wanjye kandi ubyumve kandi ndarangije nuko nguko bimeze. Pastor wanyumvise ko ntabwo nabikora nyine nese umuntu soni ntagendaga kuri ibyaha kivugutama sinzi agasaba Imana imbabazi ikababari. Oya rwose ndabizi byawe ndabizi Mike wimvugisha byinshi. Singukeneye ku mwana wanjye tazatuma nkora ikintu kibi. Umuntu abikubwiye yarakoresha pastor kuri pe. Nibyo ndarangije kandi. Pastor ibintu mvuga ukuri. Imbasi senga Imana. Imbabazi ntazimana. Oya none se utekereza ko ibimbi kubwiye ntasenga rega ndasenga nyine ibyo nkubwiye ndabizi. Izi bintu byahise ubunasabye Imana ndimusha ndicyaremwe gisha navutse bwa genda rero abakobwa ntibabuze niba uri cyaremwe gisha ntago ari ngewe ugufitiye abakobwa genda nabandi bakeneye byaremwe bishya barahari. Nuko kandi ntumvugishe byinshi ko mwanyumva pe. Oya rwose. Simani habaye. Muri gukora akazi ni muri kuvugana kandi mbere kuva hashize nk'isaha nagize ngo n'ubusere bw'abishi bw'akazi habaye iki ko atabusenze kumugira mu kazi. Ubwira gusobanura. Biki byansobanura kutansobanura. Ni murumwe. Saharo kamurumwira. Asa ndetse kumubaza muti. Ubundi wamburanye iki gituma nsuzuguza abagabo basigaje iminsi bigubire. Byagenze gute? Ibintu bituma byavuga ngo iyo mbimenya izitinze ariko nyine n'icyaha kindi kagibwira umugenzi. Ariko urambabaje muri ubu buzima. Simana n'umwanya wa muri iki? Shundi wabonye iki mbere yo kuvuga ngo gusuzugura ubundi wabonye iki? Bigezeho yiteguye urumva nta kintu nabonye. Umwana wo kwinjasa. Sashaka kumaza ikibazo cy'amatsiko kandi usubiza. Nge nawe niyo ndende amafaranga amwe. Ibyo biguriye n'ibiganiro tuganira. Ibyo ngibyo nibyo ndikubwira. Iyo mubwiye ngo iyo tugiye hariya muri restaurant yishyura tugasohoka nkagira nkaza. Utekereza ko amafaranga yakora ku mutwe wanjye? Ese utekereza ko nge nibwo amafaranga benshi kugurusha? Mani reka nkubwire. Ndagukunda pe. Sibyo? Ndagukunda n'umutima wose. Bari ko itukunda. Niyo hagize n'umuntu kuvuga nabi. Nge nawe twarwana. Hagize n'ushaka kugirira nabi. Mbere ko kugira nabi yagirira nabi. Ariko reka nkubwire. Urukundo ngukunda.
nubwo nkunda amafaranga byose biranga iyo bigeze ese byageze gute kureka by'umuntu nta mikino na mike nta mikino na mike igizamo kuko mfite ubuzima ngomba kubaho mfite abantu banshamikiyeho bagomba kubaho nabo ceceka nawe ceceka wikijyanye n'inyenji bro hano ibintu byose unabizi imbere yiwe ibiki abaye ikinzi ushatse kumbwira ko iki gihe cyose n'ibintu byose ukora Mike abizi Mike ubwo rero ibyo bintu reka mubwire kwanza ibyanyago bintu reka mubwire niba ushaka ko njye nawe dutandukana umwanzuro ufitwe nawe nimba ushaka ko njye nawe tugumana umwanzuro ufitwe nawe gusa Justin gusa ikintu kimuza n'amafaranga cyose ngenda gikora urukundo ngo n'amafaranga n'ubwo nkunda birangana ariko urwo bari abantu bose nshobora kuba mpura nabo nta n'umwe mfitiye urukundo icyo mfitiye urukundo nibyo bantu nzego yishimye ubusuri yishimye gute Justin, sure, celebrate. Celebrate your winning. we se bro ugenda wenyine utandukanye kubona yimvuzwa nakushikira nicuza uzi igiciro byasabye kugira ngo umushyire iryo banga n'isongwe rwamureze wendeye nko kugushiramo icyo gihe rero utegeza ko utari nko kumushyiramo umunsi wa mbere nyaka amafaranga ntabwo ari gutekereza Mike ari ikintu ntari kumva. Mike twasangiye buri kimwe. Dusangira ibiribwa n'ibitaribwa. Nta bugoryi, nta byiza tutanyuzemo. Nje nawe. Sibyo? Tumeze nk'abavandimwe. of course
ariko ntabwo numva ukuntu umuntu mfata nk'umuvandimwe inshuti mfite ushobora kunkora ibintu nk'ibi ngibi. ese utekereza ko njye ndi mubi kuri we ku buryo naguhemukira nk'uko wamwemukira, cyangwa wabifashe nk'ibintu bisanzwe? No, juste nyine ndeba mu maso nsobanura. Ndi mu mafuti sinagusobanurira kimwe Koko tekereza ari njye ubigukoze. Ese ko mu bibazo byawe twari turi kumwe, gusa si ngombwa ngo mbikwibutse. nyine ariko ndasaba imbabazi. Njye ndasaba imbabazi pe, niyo kintu kitumye mfata uyu mwanya haza ndemera amakosa yanjye, ariko nyine ese brother nzega we yaba wowe n'aba nama ya mwese muri inshuti zanjye. Ibyo rero nibyo wari guheraho. Nyine mwese muri inshuti zanjye, ibaze iyo muvamwo ni inshuti mbuzi. Ni wowe nawe ari njye nta kindi wari gukora. Niwe ukora iki? Kiziwe ndeza ko undi muntu wo ku ruhande tutari inshuti nawe. Ku buryo umpisha ko umukobwa nkunda, amafaranga tubona n'ibyo dukora byose biba bivuye mu ko yagiye kubonana n'abagabo. Ndashima ariko bigenza gute ko nabimenye nawe agahita amenya ko nabimenye, nahaye kuza kukubwira ariko utamenya wabikubwira. None mutakaze bro, nawe mutakaze. Gusa nyine urantengushye tu. Gusa musabye imbabazi mvuye ku mutima. Nyine ubwo wahisemo nta nese mwembi, ntabwo wahisemo twembi gute? Ntabwo nakongera kumufata rega nkuko namufataga. Ubwo nyine ibyanjye nawe byarangiye nkuko nabikubwiye. Si ngombwa nkomeze kubigusubiriramo. Gusa ubaye njye wakomeza ukabikora. Simbizo ko abantu dufata ibintu kimwe ariko basi ikingenza ni banze ubwe kwamba bari ibindi ndabivuga nyuma. Cyo nshaka no kumbabara tukiyunga nk'abintu nk'abantu b'amaji. Nyine nakoze ikosa ndagemera, we mwijiyeme ikosa urayibabarira bro. Cyiza gihari nyine nuko wakoze ikosa Ndagemera. Yemera ikindi kandi nuko uzi nyine ko ntapfa kubona imbaraga zo gukomeza kurakarira n'ubundi. Ushanse gese? Ako nyine Rijia Oji. Rijia Oji. Mani nta birenze. Ako nyine sorry byabaye. Aya ntaribi n'ubundi niyo utari kubimenya yari kubikora ntunabimenye. Ikiza no kwa rubizi nawe azi kubizi. Ntacyo bitwaye. Uburambe inzoga z'icyumweru n'izanye. Amatabi y'ipaki zose y'ipaki nk'ebyiri. Nzi ko itabi ndi kuri voto. Gerageza bigukunde waririka. Murese mwanzo wa kera uriya nyine byararangiye burundu. Shamba igenze ni. Tekereza yindi nshuro. Ngakora iki? Nyine unyumve nabi, nyine ukunze kumbwira ngo nafashe uruhande, nyinzi byo ngiye kubwira nta ruhande nafashe. Ahubwo ndashaka ko twembi dukora ibintu bifite inyungu twembi. Mbwira nyine izihe nyungu bigenda murangizanya burundu. Usaba uhombe byose. Wakwemeye buriya busabe yagusabye yuko mwakubera inshuti, amafaranga y'inda bizuzaya ibyo yagiye aho bishatse. Sibyo? Urabizi tunyuyoga byinshi. Tukenera iki? Tukenera nyine backup y'amafaranga. Azajya tugurira kandi n'umusonga no gufata azajya wo kuvura uriya isiniyo yana maya yagutamwe buri gihe yose bishakiye. Ndabizuya ntajya gutwa ntabwo nafite ku bintu bye. Yajya gutamwe boro ye, akajya gutamwe n'ibice. Bitekerezaho. Mwibere inshuti nyine. N'izindi icyo ushaka ni iki? Ntwaro usabe bwawe se? Nanjye ngusaba ikintu se? Wagiye vuba ukambwira nk'igenda. Mike, koko uri kunywa inzoga? Ikibazo kiri he? Nta kibazo, ibyo nta kibazo kirimo. Nyine nta kintu cy'iseri nari naje kukubwira. Basi nyumva. Mwumve ndi kukumva. Amatwi dora ari kukumva. Gira vuba ndi gutumwa yanjye. Basi urankunda. Urankunda n'umutima wawe wose. Nkuko uhora ubimbwira. Ni ikintu cy'iseri se ujye kumbwira? Hoya. Wambwiye icyo kintu cy'iseri. Nyine icyo ndakubwira cyose wacyashira.
Claude uri kunesha umwanya ndatwite. wambwira wayijyanye kwa yiguteye se ni ukuri ko Imana we wayinteye. Turakundana Mike twahuye ndisugi ibyo byose I know. nta wundi mugabo nigeze nkora Okay, reka yo nkubwiza ukuri siniteguye umwana siniteguye ibintu by'abana turyamana wari ubyishimiye nanjye mbyishimiye sibyo ntago tugeze dupanga ibintu by'umwana nagufashe ku ngufu ntabwo wamfashe ku ngufu ariko Mike reba ukuntu wanyinkingaga buri kanya noneho ikindi byose byabaye kwa ko navuga ati ni umukunzi wanjye uzamviramo umugabo none uko bashaka wifuza nyine twakira umwana ko yaje uze mu rugo bibwire papa ko wateye inda adusezeranye twihane dusezerane imbere y'Imana nta mugore nshaka nta mwana nshaka akanya ntabwo ndi tayari ngenda cyakeneye kuryosha you serious I'm serious nanabigusubiramo ariko ako wahoraga umbwira ko nkunda njye ntabwo nigize nkukunda kwari kugira ngo nkubone bundi wowe watuma reka nkubwize ukuri kosa wakoze ikosa ryo kunkatira nkotereta ndi uwo ndiwe bigansaba ngo nkuterete nigize uwo ntariwe uriya wambona ntujyana gusenga siwenge Mike n'uyu uri kureba unywa inzoga unywa itabi w'inkunda rubyino noneho mbikubwije none njye nabikoze kugira ngo nkwereke ibyo nawe ngo Yesu ni ibiki urankatira ngo Yesu ngo zabirota ko atakubwiye uwo Yesu ko atakubwiye ko ngiye nkubesha nkujyajye Mike okay umwanzure ntago wigeze nkunda mu buzima bwawe sinigeze nkukunda n'agasegonda n'aka imbere y'Imana ntago wigeze ukunda ntago Imana iri ibintu byose wigeze umbwira ntago byabaga biri seriye none se Imana iri umva nkubwira umwanzuro mwiza so afite amafaranga menshi yakora no maturo yakora no miki genda mukure mwiyondi itarazakomerera nabi Mike ndakwingiye inde nubwo utankunda ko basi uzankundira umwana Yeah? basi uzanyemerera kurera umwana wawe ndabigusabye Claudia nasanze uri sugi yego ariko ibintu byo kuza kumbwira nk'umwana ntago byari biri muri gahunda ndabizi ariko basi twemere ko twakoze ibyaha mubwira ngo twikingire wavuze ngo iki umugabo wanjye Mike nenzi kuri umugabo wanjye mva nkubwiye uhita unasohoka n'iki gipangu vuba vuba Mike please basi umwana wenyine njye nushaka n'undi ndabyakira ko umwana wanjye azakura afite papa ndakwingiye ariko uzi abantu bamaze kuneremewe muri ubu buryo Mike please ndakwingiye wandekura nukuri ko Imana ndakwingiye wandekura basi ndakwingiye wandekura iyo ndayijyane kwa so afite amafaranga menshi kundusha Mike